n'umuntu arizera cyane afite ukwizera gutandukanye nuko njye navuga ngiye kuntu yizera ntago nabishobora afite ukwizera kuri hejuru cyane that means ashobora kwizera yuko ndi muto nigaga mu bigo byamishe ko nta bushobozi yari afite buhagije so ugasanga ngiye ku ishuri uyu munsi baransohoye akahita avuga akahita amaga ku ishuri ejo nzishyura period yavuga ngo ejo nzishyura ukataha nyine ugahangayika dadi wabeki nta faranga ufite ariko sindabye ko nta faranga mfite mu gitondo ukabikukana sayine minerval yarayizanye. Reka nizere ko mumeze neza cyane abantu badukurikiye abakunzi b'urugendo online TV bari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda mwese mukomeze kugubwa neza Imana ibaho umugisha cyane abantu bamaze kubana natwe muri rwa rugendo tuba turi mu Nisa mu Gakire kumwe na Jerry Nubundi turi muri rwa rugendo rwacu ruba rugikomeje abantu badukurikiye menye kandi ko ibiganiro byacu mugomba kubireba ariko mukamenya ko tuba turi kumwe na Didosi ndetse na Sana Joyce ibyo ni ibintu umwana waba agomba kunywa kugira ngo kwishuri bigende neza cyane. Turagarutse Sandra ndetse ashimwe uko poa meze neza fata mikrofone kwa Idris bana meze bite meze neza cyane haribi nake wambaye neza merci. Sandra abantu baramuzi dukorana ibiganiro no umukobwa wa Apotre YONGWE Joseph byari ngombwa very proud of course as always bimeze bitese fresh ijwi se ko ndi kumva none hori nibwo kibyuka oya egaka nabyutse kari saa ishize yego Sandra none wenda nanagusanze mu rugo Nubundi nubwa kabiri dukoranye abantu bishimiye ikiganiro cya mbere twageranye bati kumvisha Sandra ari umukobwa uzi ubwenge ari umwana byo byose hari n'abantu baguheruka gukira kana nabonye muri comment ngo yarakuze ni umukobwa mukuru niwe mfura muri uru rugo tubwire task uba ufite kuva mu gitondo orere yawe bipanze ubyuka ukora iki ushyira izihe gahunda ngubu turi mu biruhuko ipangwa n'Imana pangwa n'Imana rigiri byateguwe tuby'Imana yateguye ngirayo mami adahari na dadi badahari ukabyuka hano nibiki wihutira gushyira ku murongo that's too personal nyerekera ku murongo bitari ku murongo tu niki wihutira kureba nk'umuntu wasigaranye urugo hano rero ikintu gikomeye muri no famille ni icyayi ni icyayi wihutira kureba ko icyayi kimeze neza n'amata period ukamenya ko abana bariye umwana muto niki ushobora kumwitaho nk'umuntu wasigaye ari mukuru akunda kunywa making sure ko ari bubone icyo ari buze kunywa more times ikindi kintu tumukurikiranaho ni ukumenya ko yaririye ku gihe yoze ujye ushobora kumwagira sibye nawe n'abandi narabuhakiye bose uzi guheka abana ushobora nko gufata ndabyanga ariko ndabize ko ndabyanga cyane kubera iki simbikunda cyane mu buhamya twagiye tuganira n'ababyeyi bawe ibyo byose abe mama wawe dadi wawe uri umwana wavutse navuga ko wagiranye amateka akomeye n'ababyeyi bawe cyane cyane mama wawe nk'umuntu twaganire ko yaranambwiye ngo uri umwana we w'imfura ariko agufata turabasheri kandi no mu kiganiro twakoranye ugashaza arambwiye ati burangiye ariko turabasheri nyine n'umuhungu yanyandikiye mpita mwereka umugisha inama mu bintu byose nanga narabeshya ariko nyine ari igihe mbikora byaterwa ngano no ngira niki wize mu buzima mwabanje kunyuramo mu rugo kuko byose ubuhamya bw'ababyeyi cyangwa se ubwo twagiye tugira nuko banyuze mu buzima butari bworoshye cyane bitandukanye n'uburyo uyu munsi bimeze neza wiga mu kigo cyiza mu rugo biba bimeze neza noneho ubuzima bwa kera wabukuyemo irihe somo ubuzima bwa kera se bigufasha byibuza ku buryo n'ubu ngubu uvuga ati nanjye ubwanye ningera mu rugo iwanjye wenda neze kwihangana neze kujya ku ishuri ntanyweye icyayi cyane ntago nyikunda icyayi cya mu gitondo ariko ikintu nize mu buzima twanyuzemo nuko ibihe birahinduka time change and time brings nyine izana ibyabyo igihe kizana ibyabyo tu umubyeyi wawe papa wawe akunda kugira inyigisho cyane arizanyuzaho
arababwiriza ari biganira atanga zirimo confidence akanavuga ati ibi bintu naranabivugaga kera twanaburaye ibyo byo byakwigisha cyangwa se confidence ze uzigiraho iki confidence za papa zirarenze zirazo zirarenze je ntago ni hari ibyo avuga ukavuga ati yatwitse muzehe okay ntago nje nabeshya ntago nyapfa kurikirana ibiganiro byo cyane ariko mu kintu cya mbere muziho imyaka twabanye n'umuntu arizera cyane afite ukwizera gutandukanye nuko nje navuga ngiye kuntu yizera ntago nabishobora afite ukwizera kuri hejuru cyane that means ashobora kwizera yuko ndi muto nigaga mu bigo byamisha ko nta bushobozi afite buhagije so ugasanga ngiye ku ishuri uyu munsi aransohoye akahita amaga ku ishuri ejo nzishyura period yavuga ngo ejo nzishyura ukataha nyine ugahangayika dadi wabe nta faranga ufite ariko sindabwe kugira faranga mfite mu gitondo ugaye kana sayine minervale yizanye so ni umuntu wizera ntabwo wizera nk'umuntu wize nyine okay wa mungani wiwe abantu twize abantu twiga nyine dufite ibintu by'ishuri twizera yuko wizera mu byo ufite mu byo bara ubona mu ntoki ariko we yizera mu by'iyindi si byo atarabona ashobora kwizera ngo uyu munsi ndakira amafaranga yizera ko Imana ishobora byose yeah so that's very hard okay ubu ni papa wawe ni cyo umwigiraho mama wawe we umwigiraho iki inshuti yawe mama wanjye azi kuganiriza she's an advisor ni umuntu uzi kuganiriza vango akantu kagucanze ntago ari ngombwa kumubwira ibintu byinshi ushaka kwicara komeza agahita akubwira ati urababaye ufite ikihe kibazo so mama mwigiraho guca bugufi no kwihangana nicyo kintu umwigiraho umurongo ababyeyi bawe barimo ibyo bintu bibihuje ubuntu ushobora kubigenderaho ukazagira ikintu gikomeye ubacyo ejo hazaza umurongo bagenderaho wabo se ngiye cyambere don't have a role model nge na role model ngira nta role model ugira kwa kuntu umuntu avuga ngo my mom is my role model none wowe uramujabutse hakiri oya nge ntago ari uko mujabutse ndamwemera ariko mu buzima bwanjye numva nkeneye kubaka my own world isi yanjye yestaye ukwanjye ikoze ukwanjye itari muri ngo umwana wo kwa pastor n'abana wo kwa pastor tuba dufite imbogamizi nyinshi cyane like what ikiganiro cy'uyu munsi ubundi kiraba kiri muri uwo murongo like what ku ishuri wakora ikosa wajya muri biro umwana wa pastor twarababiye garo kwa pastor kwaga bakosa twebwe bazi ko twe birara bya mbere cyangwa bakaba bashaka kumva ko mwebwe kwera cyane bagomba kumera nk'umutagatifu muvuge nucire cyo nakubwira ikintu cyubahirize n'umutanagishaka ya kandi some of us ntabwo ariko dushaka ntabwo twese undi inda umuntu umubyabyara mweru na muhime things like that so like ntabwo twese ntabwo kuba mama wawe ari pastor nako ari pastor so ntabwo nanjye nza pastor mfite umurongo wanjye mfite inzozi zanjye so nizo mbogamizi abana benshi bahura nazo so ngiye numva nkeneye ibyanjye kuba ukwanjye kumera ukwanjye ya umurongo wanjye nyamara bwashize numvishe ko uri mu bantu bakoranye impano cyangwa se bavukanye impano zo kushobora kuzaba umuvuga butumwa mwiza cyane byose byanditse naho byanditse kuko ikigaragara cyo ku ishuri aho wiga cyangwa se aho ahandi wize hose wagiye uba umuntu ukunda guhagarara ushobora guhagarara imbere y'abandi banyeshuri ukavuga ibyo ntitwabihuza na ryavuga butumwa rya papa uhagarara imbere y'abantu akabwiriza cyangwa se na mama wawe ese ubushatse kuvuga ko abantu bose bavuga imbere y'abantu bagiye kubwiriza ariko harimo turasoraso twiki twivuga wenda amaraso yaba arimo yaba ari nk'ijwi rinini mfite yaba ari n'ijwi rinini wenda mfite ariko nabwo nabwo we musinga ku ishuri ubona nta gihe bizagera kuko police ko umuntu ajya imbere y'abantu ugashobora guhagarara imbere y'abantu ukavuga ukemusinga nk'umuntu ushaka guhagarara imbere y'abanyeshuri ukavuga ejo nujya mu buzima bwo hanze we ushaka kuzajya n'undi we musinga ukajya nko mu biterane kadadi wawe afite gahunda yo kuzategura ibiterane mu myaka iza bikomeye ukashobora kuzajya uhagarara imbere ukemusinga ushobora kuba yakemusinga imbere y'abantu nako nta muntu uhagarara imbere y'abantu bamusinga imbere y'abantu nagiye kubwiriza ntabwo bari kwemusinga kwemusinga n'ubundi gute
don't tell me iyo umuntu yo kwemusinga afite vibe zo kwemusinga afite kwibyinira kwisarira ashyushya abantu it's different from ugiye kuvuga imbere ariko mu biterane bibaho terane se ntabwo ubona ko akajya kuramya emusinga okay birashoboka cyane ntabwo nakemusinga imbere y'Imana so ntabwo ari byo ibintu by'Imana ubifata ute hari umuntu uvuga ngo iyo ndi mu bintu wenda reka tubyite iby'isi cyangwa se ibindi bintu n'urugero nk'ibitaramo biba byabaye ku ishuri mwateguye kurwanya ibiyobyabwenge antisida ibirori nk'ibyo bitandukanye byo mu bigo by'amashuri ufite ukuntu bitwara nyine ufite n'ukuntu witwara za vibes wari kuvuga noneho rero ushobora kubitandukanya ute na bya bindi byo mu rusengero okay giye ukuntu ufata urusengero ntabwo nagize amahirwe yo kuba mu rusengero no pasiteri narwaraga umutwe cyane so ariko iyo najyaga amahirwe ukuntu njye mfata aho ndi mu rusengero nta muntu uruhukira nta muntu aruhurira umutima we nimba ari ukuramuka avuye ku mutima nta n'umuntu umuntu amenekera tu hahandi umuntu aba avuye mu rugo nimba nta mafaranga yo kwishyura inzu afite yahagera uvuze kuruhuka umuntu aruhuka iki ibyo nduhuka nk'ayo manota amasomo amanota ese ko nibagiye kukubaza amanota yawe ameze ati twakeretse abantu mbere tese nimba nta somo ushinzwe kubimenyesha ibyo ari byose nimba uri kuvuga ko ari meza ushaka kubutwika ndatwika of course ariko ntabwo ashinzwe kumenyera amanota ni meza bakeka niba bari ubyishyurire nzayibereka ninde muntu wereka birote yawe bwa mbere umuntu wereka birote mugisha niwe umanitse ashyari umuntu wereka birote bwa mbere se ni mama wawe bwa kabiri mu cyumba cyanjye wayibona ryari mama aramubwira ubwo bivuga ko ushobora no kuba amanota atabaye meza ukarya mu rugo ukamubwira ati nyaboneka ntuneze daddy uzi kumubwira ko byagenze neza sha mama ntago yandaburiza icyo nicyo nzi papa warakurikirana cyane ababyeyi banjye niba abantu bita I don't care kabisa ubundi nawe ari ababuze no papa n'umuvune yishyuye school fees abisofashe report papa nabonye warimutse sawa komeza ufite irihe shyaka ibyo byose y'ababyeyi ubonye batari kugukanira cyane cyangwa kugukanga wowe ubwawe wiha intego wowe ufite izihe intego yanjye nubwo niyange iri ku mutima Imana izayifashe igerweho nta n'ubu se nta kiraba nta shusho urabona ishusho se y'uburyo yuko bizagerwaho of course it must bigomba kugerwaho ni itegeko kwiga gushyiraho umwete bijyana no gusenga bifatira umwanya umeze ute what do you mean by umeze ute nyine ibyo ari byose iyo umuntu ari busy ashobora kuvuga ati buri cyumweru njya ku rusengero biba bihagije cyangwa ukavuga ngo ngira umunsi wihariye wanje ukwegera Imana ntago navuga ati mu cyumweru gishobora gushira nasenze n'ukwezi kwashira kugashira ngiye cyo nita gusenga ni cyagiye ufata ukiyiriza ujya wiyiriza ukabishobora vuba habiheruka ryari ntago mbikubwiye ariko biraheruka vuba aha oya ukiyiriza bigashoboka umunsi wose ugashira oya buretse gato uri nkande ushaka kuvuga ngo oya genda kuvuguruza kubera ko nzi ko utabishobora uheruka kwiyiriza kuva mu gitondo ugera nimugoroba utararya mani kubabarira uyu muntu umusura umuhobere kabisa ko afite ikibazo cyo gusa ako hari umunsi ngo muri uru rugo hari harimo amasengesho yo kwiyiriza ku buryo ngo n'imbwa nayo ntabwo yigeze irya kuva mu ayo makuru yansaza ahantu narindi ega ndi umunyamakuru mugomba gushaka amakuru kandi urabizi ko urugo rw'umusitari tuba tugomba gushaka amakuru kandi amakuru anyway menye uwo munsi nawe wari urimo waprofitiye mu kavuyo ubizi ute se ko n'uyu ngubu n'icanga nari mu kanya ntabwo nabona uri kunywa icyayi kangahe kwijana tubitegera usange nyari mushyiraho ubwo noneho nimba usenga urarya ibyo byo ndabyemera nimba ari bya bintu by'uko umuntu yiyiriza byagera saa sita ukarya ibyo byo byananira ncira urubanza gito ubwo Imana igukomeze guha imbaraga zo kujya usenga cyane kandi ubikore kenshi ibyo ari byose nubwo bavuze ngo
nta role model ariko mami wagomba kukubera role model mu buryo bw'amasengesho ntabwo nari mvuze mama nari mvuze okay the thing I was saying okay nk'icyo wifuza kuba ninde ufata nka role model wawe ibyo nari mvuze ko kuri side yo gusenga yego kubaho wizera ko amasengesho akora ubyizera gute se mu gihe hari abandi bavuga ati hato usanga abantu birirwa mu butayu cyangwa se mu byumba by'amasengesho bidakunda buriya rero kankwereke ugasanga ari bo bakene kankwereke oyanya okay cyambere harimo ubujiji nose papa nasenga nakora ngo nicaye kuri office ariko nyine ngiyeho okay kono ibintu mbyizera hari ugusenga ufite ubujiji sinukanye akagiye umuntu afite ubujiji karemano kabisa none se icyumweru cyose adakora none kankubaze uhereye kuwa mbere ngo urasenze tondo ni mugoroba kuwa gatatu cyumba cy'amasengesho ku cyumweru gusenga kuwa mbere gusenga niba ture byose erega ubundi Imana inyura mu bantu Imana inyura mu bantu so geniza ko amasengesho akora umuntu ashobora kubera umugisha ushize nabivuze cyangwa kubera umwaka ariko nanone iyo umuntu asenga ntago isana ngo ushobora gusenga kugira ngo uruhuke umutima hari igihe amasengesho adakora ariko at least kugira wa mwanya usenga nimbe ngiye kankubwira nimba n'Imana itabaho ntacyo bintwaye buri I could be very proud nimba n'Imana itabaho at least you see ubona hantu uzagenda ugapfukama wababaye kavuga ati Imana nababaye nubwo itagusubiza kuko mu mutwe wawe harimo ko ninsenga ninjyara nkapfukama ndaza kuruhuka ku mutima ufite icyo uri gukura uri gutekereza ejo hazaza hawe ubuzima bwawe ubu watangiye kujya utekereza ngo ejo n'ejo bundi ntari kumwe na mama ntari kumwe na papa aho n'ubundi buzima uzaba wagiyemo ujya ubifatira umwanya ukabitekereza ndabitekereza ubuzima utari kumwe na mama utari kumwe na papa ubwo uzaba uri kumwe n'undi muntu ubu utazi n'urugero nawe kandi njyenyine ndi kwiga ntago uzashaka izo ntago ndabitekereza ndacyari muto cyane oya nanone ntago ntuvuge gutyo kuki navuga uko wafashe umwanzuro w'uko none kumwe ngo mu gihe kizaza uzaba uri wenyine mu gihe kizaza se niyo navuze igihe kizaza abaze nk'imyaka 5 yego uzaba ukiri wenyine abandi njyenyine shanjyenyine dusize mwindi 5 ikaba nk'icumi nundi uzaba ukiri wenyine simbizi bigenwa n'Imana ubaye uri kumwe n'undi muntu baye ndi kumwe n'undi muntu shana narihuse sinzabona wanajyeka none ibyo bintu nta nubwo biba bikuri uba wumva gahunda zawe ni ukwiga gahunda zanjye no kubanza nkagera aho nshaka kugera ngatunga icyo nshaka kugera après ça nibwo nzatekereza ngo Sandra you have to get married, you have to get a family, you find family ibintu nk'ibyo ako none umuntu afite ikayi ubu ufashe ikayi ntabwo uri gutekereza ibyo bintu nta nubwo bijya biza hafi cyangwa se iyo wicaye ukumva ngibyo bintu bishobora kuzambaho nkava muri uru rugo nkajya kuba mu rundi rugo nundi ninjya kwiga ningera nkayo ni it might happen for ngire ko Imana ibishaka nshobora kuzavana nkajya mu rundi rugo ibyo ndabitekereza mu rundi rugo uzajya kwibana nkaba ahantu hanjye nyine mu buzima nkontorora oya nagize ngo uzava hano nyine tuguherekeje BBB period tukujyane mu rundi rugo ahandi hantu kuva mu buzima bwo gukontororwa ugakora usubira mu bwo gukontororwa nabyo harimo akabazo bibabaje oya se kandi urumva uzava mu buzima uzava ku babyeyi usanga uwo muzabana wenda mu gihe kizaza igihe nikigera kandi ntabwo ugomba kubitinya kuko uzaba ugiye gukontororwa nta nubwo ndi kubitinya nuko mba no time think about it you will marry your best friend and best friend wawe ntago azajya gushyiraho who knows is going to be my best friend nawe ugena igihe man nawe ugena igihe uzabitekereza uzabifatira umwanya cyane ntago mami wawe ajya bikuganirizaho shaka nkubwire mama wanjye cyo mukundira nagaganiriza ku muntu nadashaka kumva naga ngambwira rero umukobwa nkawe uri gukura uri kuba inkumi umubyeyi wari wese cyangwa se undi muntu wari wese aba agomba kuganiriza ku buzima bw'imyororokere
ibyo abagomba kubikuganirizaho kandi yarabikuganirijeho niyo mpamvu umukobwa umeze neza usobanukirwa gahunda zose cyangwa se ugasobanukirwa ubuzima bwawe n'imihindagurikire yabwo nanone akagira ibindi bintu akuganirizaho bijyanye no kwirinda harimo ibishuko harimo kwirinda inda zitateganyijwe harimo kwirinda indwara n'ibiki byose byinshi akabikuganiriza yego ibyo bintu wihe mwanya wo kubishyira mu mutwe kugira uvuge ngo nimba mama yarabimbwiye kandi ukaba waratubwiye ko mama wawe atari wa muntu ugukanira reka mbivuge gutyo wowe ubwawe wikanira ute kugira ngo bya bintu bitakugonga mami ntago mama wanjye sunabishya muri sansi ntago muri sansi yo gukanira ariko ari very protective cyane so that means arakuganiriza akanakureka that means nyine iyo umuntu asohoka mu nzu azi yuko umubyeyi yampaye uruhushya ngende kandi arakwizeye ibyo bintu bituma binakurinda kuba wakangirika cyangwa iki kuko uba uvuga ati mama aranyizera I have to keep her trust ngomba nanjye kumwereka ishema kuko yandetse ndagenda abandi babyeyi ahantu nkana gatuma abana bahajya ariko ngiyewe Sandra none ndi umwana wa pasiteri ibiki you get what I'm saying so akaba ati ndakuretse we ndagiye so niyo ugiye ugenda uvuga ati ngomba kugenda kandi nkagaruka amahoro ukagaruka amahoro waba byibuza warashoboye kumenya ko ushobora gutsinda ibishuko ntabwo ngiye kwiyemera ariko ahangeze hari ibyo wasimbutse hari ibyo wasimbutse urabibona neza uravuga ati uyu muntu yashaka kunshuka none ndabishoboye ndamukatiye how byagenze mana uri kunda ibintu biri personal personal turi kwiganirira we nande nje nawe ufite mikrofone turi kwiganirira ngira nk'ikintu byibuza kimumbwire ngo hari umuntu urugiye kunshukisha ikintu mbona ko ari bibi ndamuhakanira nicyo cyanyeretse ko nabishoboye happy nago yamani nago byo ndi ubitindeho okay there are things like that Jane nta mukobwa kambivuga uko mwawe uri mubi waba uri mwiza shamko gasora n'ibintu n'abantu bamushuka bakuru se icyo nicyo cyo gisekeje bakuru uri muto oya nagize ngo wowe ni nk'abana mwamwigana excuse ubu nk'umwana twigana umwana wa classmate nk'umu best wawe agakabikira mari akagushuka kaburi kubona ko ari kugushuka nyine ariko kavuga ata akanshuka se ngo tugende hano kandi nashaka kujya urabona ushaka gusanga bamwe ngo tugenda aho ngaho uskuri kunshuka ugasanga ujyanye yarabikurusha ugasanga n'ugushutse none se reka turebe nk'ibintu bijya nko mu myaka yawe abana baba bafite udupati house party very cool house party kandi abantu barazikunda kandi ntago ibintu rimwe na rimwe hari igihe haberamo ibintu bitari byiza hari igihe usanga ariho ugiye uhigiye kumwe inzoga ntiwazinywaga kubera ko ubonye aba friend bawe cyangwa se ikigare cyawe kibuze ati twinywera inzoga bura ku ishuri ikigare ubimanaging uti ikigare cyawe ibyo byose ntago navuga ngo mu bantu bose mugendana cyangwa mwagendanye cyangwa muzagenda ntabwo nta muntu numwe unywa inzoga cyangwa se ugendera mu bintu bibi iyo umufite ubimanaging uti iyo umufite se shana mubwira komeza winywere nashyari ntago ashobora kubwira ati se wanyweho nawe ukajya haye nkanjye ko biba ari byiza hari igihe ubona umuntu ari mu zindi vibes nawe ukazikumbura urabizi nta vibes ziva mu cyayi zava mu cyayi tangawizi irababaza mu matwi tangawizi ariko nayo hari ukuntu imena hari igihe unywa nyinshi ikakwigisha ko inzoga ntacyo zivuze uba wumva inzoga uretse kumva bazivuga ubyumva ute nyine yumvisha inzoga wumva kandi ukabona abantu wenda utambuka batonze umurongo nko ku kabari ukurugendo wumva inzoga babona ni bora umuntu winywera inzoga abashaka kwigira mu yindi sansi iyo hari umuntu unywa gake jya kwenda ndifu umuntu unywa gake ni kuvuga umuntu unywa nyinshi ngo zibumenye we nuriya muntu abagira ngo yigire mu yindi si nimba ibintu yatinyaga bikore getting at that time ikibi cyazo nuko ushaka kwenjeringa that hour
zikikurima zikiri nyinshi nyine noneho hashira amasaha 3 imwe ishize ugatangira none ndanyura ibyo bintu wabibwiwe n'iki cyane nabireka kwibwirwa ari ikibana this is the world of internet yumva the world of je naragugorinze cyangwa ufite umuntu wagoye testimony cyasije testimony hari ibintu umuntu yakwatinga kino kintu n'ikibyuka shaho cyeza kuba kiri mu isi nziza yo kwigretinga gusa isi yo kwicuza mu bashuti bawe nta muntu nimwe umwe ku nzoga aba bahungu ako se ubundi kamubaza ubundi babazinywa babazigureba ariko byibuza hari igihe usobanukirwa ibyo bintu wari uri kumbwira ukamenya wenda bugacya akakubwira shanga ejo ndanywa inzoga ndicuza nica ibi bintu yarabonze bazinywa nta n'umwe ujya wicuza ambwira ko nawe byamurenze ibyabaye ibyo byabwenge byo okay buriya drugs ikintu bita drugs yego kuko byose bihera ku ishuri reka drugs ntabwo ibintu byoroshye drugs ni ikintu cyica ubuzima bw'umuntu buriya aho kugira ngo kandi hari abantu bavuga ngo wenda n'urugero bajyaga babeshya twikira twiga ku ishuri ngo akamogi gatuma ufata ibyo ndabizi akamogi bwibura nk'akamogi akajya muri examen byose umera nk'uri gukora copy paste byatari ariko nanjye nzakabaza akagerageza nk'uko ushobora mate ikibazo ni uko ushobora gutaha Kicukiro uvuye muri examen kwibagirwa inzira igucyura ku Gisozi aho guca ikibazo nuko nagenda nkavuga ngo amera nka wa wundi ngo ubu ngubu nibwo ngiye guhaguruka ntaha mu rugo ese kuba ababyeyi bawe nta n'umwe inzoga nibyo wumva bituma nawe uvuga ko utanywa inzoga cyangwa se nuko nawe utazikunda cyangwa ujye ukivukira mu rugo rw'ababyeyi banywa inzoga n'ubundi wari kuba umeze nk'uko umeze cyangwa wari kuvuga ati reka njye mfata kuri vibes z'ababyeyi ntafataho da ntega ni byiza ko experience gutuntu twose ntago uragutaho na rimwe gutestinga byibuze ugire gutya wumvuga ngo zirarura uhita ucira bizote se kwenda uwo munsi nzigerageje nagerageza akafite agatest keza mu kanwa cyangwa wanywa agakesi kazo never know ariko nyine jewe yonza kuvukira numva nza kuvukira muri famille inkwa nk'inzoga cyasone kuba ameze nera Imana igira neza hari igihe ibintu bizaguruka igahita ikata amababa I know right ako shobora nanizo nari kumva igahita ivuga ngo uyu muntu rero ndabona urabona numvishe ngo papa yakoze ikiganiro umuntu abimbwiye aravuga ngo SANDRA yaravuze ngo nago yaririmbaga gospel rero nabyo mshe papa yarabivuze nago nabashe kumenya icyo kiganiro numvishe umuntu abivuga it's my friend ari kubimbwiye ndaje mbikubazeho byinshi ndaje nakubaza ku kiganiro cyawe nabonye usigaye ukora kuri televiziyo Yongwe TV abantu bari no kureba iki kiganiro bajye kuri YouTube bakore subscribe kuri Yongwe TV YouTube channel abacikanywe n'ibiganiro kuri televiziyo bagomba kujya bajya kuri YouTube ya Yongwe TV bakareba ibiganiro byatambuye kuganira nanone ubisungara uruvuze kuri papa wawe nyine urabona ntago okay as I said mwese agira ukuntu ashaka kwibera so like nye papa byaransekeje ariko ndaza kwimaza n'injuru ngo yavuze ngo iki yavuze ngo nago narimba gospel akora narwo narimba indirimbo z'isura nago nakakaza nta kimwe narimba nago naririmba ibintu byo kuririmba ako butuzi manuzi turimbo cyo iyo wambaye kuteri nakaye karimbo ubu ngubu muri no minsi uri kumva kandi cyo cyane mbonye yose hari igihe uvuga ngo this is my favorite song wenda ukavuga muri no minsi ko guharara ko ni kaburura umuntu ukunda umuziki cyane ntago umuntu yabura indirimbo harara ubundi jya nago nkunda ese ngiye gukunda indirimbo gendera ku njyana ifite n'amagambo cyane cyane ukunda lyrics ziri hard cyangwa ukunda ziri soft z'urukundo okay biraterwa na hari ukuntu nk'indirimbo yumva nko ku ishuri cyane yaba iri hard cyangwa soft kayita ufata mu mutwe kwa kudujya no gukora ukurikira injyana ya trapish trap mu Rwanda ninde uri uvuga ati wow mu Rwanda si nkunda ndera mana yanjye
Kevin no okay ndamukunda ko nagawe nkunda Bushido no okay wapi indirimbo zindazizi nyinshi yego ko Bushari natangiye kumwumva kera agitangira ariko umuntu nkunda kandi mukundire ko when he's doing it ashyiramo akoresha language aravanga English words yego kenike shot aravanga ariko Bushari Bushido Bushari Bushido sorry Bushido Kevin baririmba betray bose ndabakunda iyo mfite umwanya wo kuzumva ndabumva bose uko mfite inshuti zibakunda cyane impamvu nanjye mbakubwiye nuko nzi ko bigaruriye imitima y'abantu bari mu myaka yawe kandi nta nahantu wabikwepera uzi nk'iyo kuko n'ibitaramo byinshi bategura bijyamo na show wagiyemo ngo house bari hose ntabwo urasaba uruhushya basugewe Canal Olympia bateguye nk'igitaramo kuko ejo bundi cyari gihari ntabwo uraba mama urabamaye uruhushya ra yararukwimye okay ntabwo yarukwimye okay that time ntabwo nasabye uruhushya araba chop live numvaga nashaka kujyayo ko nyuma sha numva nshatse kujyayo ku munota wanyuma ndakwama tu okay ntabwo mama ikindi gitaramo kizaba ni ikihe mbite ngo ahite abyemerera nagize kujya vuga ngo mehita unyishyurira nize kugiye kuvuga wowe harya si ndayaguha nta kibazo nako nzayaguha shaka kandi unaza itike ijyamo ni ikihe gitaramo Taik Sato kiri kwa gatandatu this coming okay you will call me nza kwishyura itike nzaguha tike gusa nta kibazo se ngusabye nyine ni tike ikwinjiza I mean nzaguha tike ikwinjiza ngewe ushaka kuma regular oya nazabivuga ko no regular oya ni VIP nzaguha VIP okay uvuga ntumpoze uzabivuga okay banindi cyane sizaza ko imatuzo ko samga kira yambeshe ahita mbivuga namikiro oya nta mpamvu okay ibyo rero byose tuvuye muri mu njyana indirimbo ukunda kumva wenda ukaruhuka n'ibiki ariko nanone ntago ya migozi kuziritse rega yo muri gospel nta ntirajya nayo ngomba kukubazamo umuhanzi byibuze uri indirimbo zo guhimbaza Imana nkunda hill songs ndakunda cyane Imana yanjye elevation izo ndirimbo uri kumva mu Rwanda I date Daniela and who? And James na Daniel. Yeah, I love this people. Okay, babikora neza cyane. Hari akantu kabo wibuka? Kagaki. Kakaririmbo? Sinya ndirimbo byogiye. Ndabizi. Akaririmbo kitwa? Harya nibo baririmbye mu mavuta? Yego. Okay. Twagiye. Oje tubona indirimbo baririmba se? Turirimbane. We nande? Mani gukunde kabisa nashyari twikomereze bazi ikindi kibazo ushatse kuvuga ko kuririmba baye ari wo mwuga wenyine usigaye kuririmba akajya kubwiza ukuri nonaha mu Rwanda his excellence atanze itangaza ati umunyarwanda wese aririmbe utaririmba arapfa nambwiye ati ndagukunda urabizi ndagukunda urukundo rwinshi ariko nigendeye none se ntago bajya bakubwira ko ufite ijwi ryiza ayiwe ariko ubundi ijwi ryawe ari hagati ya papa na mama ubona ari nde wakuyeho iryo jwi kuvuga imitsi kirega nabikuye kuri papa undi uko mvuga sha nawe ntabizi none se imitsi kirega se ndakubwiye kuvuga imitsi kirega cyabireke okay there was nari ndi kwemusinga ku ishuri noneho ngeze hagati nyine ndi kwemusinga nindukira ndeba sisi wanjye kesh mbona ya zikishabaye so uraza gupfa ariko mbwira uraza gupfa none kuko ndasarara noneho nkajya nkavuga nanjye nkumva mariage mu maso ko kuvuga kandi sinabona avuga yari yababajwe nuko ndi kuvuga ngo uko ndi kuvuga cyane ngo noneho ndaza gupfa ubona ari iki impano yo kwemusinga ariko yumaze kuyibonamo ntabwo ndayibona ariko nzayibona ntago abantu babikubwira ku ishuri none se nimba umuyobozi warinjiye mu kigo bwa mbere umuyobozi akahita kureba wise nguha title wise nkushyira kuri post ya speaker wajyaho uri mushyashya mu kigo umuntu wese uko azi ukuntu uvuga wese akahita gutora ukagira amavotsi aruta y'abantu bahasanzwe kubera iki kubera urunwa ntabwo ahantu wiga bari bamenya ko umukobwa Apotre YONGWE
Imana ikurinde nayo se unjyana ku ishuri mu gitondo mu modoka ninde utabizi kiye kudashaka kubimenya barabimenye n'abayobozi yego kashaka ubwo nimenyero bamenye bwa nagaki kantu ujye ukora gwenda ugahita wumva nk'umuntu arabivuze ngira kavuye ya so hari nk'igihe umwarimu akora nk'ikintu namubwira ariko ubusarabizi papa Sandra ibiki ako njye ntago ari cyane kesha niwe sisi wanjye nkurikira niwe ufite teacher papa aberero modo bango kesha akakosa koze ushaka gusebya papa wawe je nawe mfite umbwira uko nguko ako ni mu kigo barabizi Sandra noneho rero ejo bundi nari nicaye gutya nkubona kuri Yongwe TV uri gukoraho ikiganiro cy'abana kagira inkuru rero n'umuntu wakuzibana ndafite nyine ubwo narifashe watsa akazi cyangwa se uri kuvuga ngo ni kwa kundi umwana wabo baba bacuruza ukajya guhagararamo nanditse ibaruwa irananira ejo banzara nayanga ya inde wayanze ntago nayanditse barayinyandikiye ariko ni nkari njyo yanditse wanditse ibaruwa isaba akazi uradepoza papa mari cyumwe atarayireba urumva ko nagize struggle nyinshi kugira ubona kari akazi cyangwa nkabone aza kuyireba nyine yayirebye n'ubundi naratangiye none kugira ngo wari wabimubwiye nta kuki wanditse ibaruwa ni wakubwiye ko ari inzu ugomba kunyuramo njye nasabye akazi bambwiye ko ndi umukozi usanzwe nawe ngomba kwandika ibaruwa wari uzi ko bikorohera rero nahise ko bizaba byoroshye man nahise ko bizaba byoroshye birangira bambwiye ngo kuki wiyumvishemo ko ugomba gukora ikiganiro cy'abana apiri icyo bamaye ntago icyo nashakaga ushaka gukora ibiki cyane kindi mu mutwe showbiz I know right kujya wirirwa uvuga ariko anyway ntacyo ubwo iyo wageze buriya mu kigo urinjije yasibye n'icyabana ni cyiza cyabana ni cyiza kiri fun abana mukora ku bikire kugira ngo umuntu uri kuri iki kiganiro kiba ryari mukora ku biki ese nk'umuntu ufite umwana ufite impano ariko bana bafite impano ariko pa impano zisekeje cyane impano ko ngiye mani nge ndaseka cyane to nzakuzanira ba Fabrice niba bazansetsa ikibazo ntago uzashobora kubaganiriza kubera ikizi tuzatesta nk'abantu bafite ibitekerezo by'abasaza nyine that's the best thing Fabrice ntago wamushura nge nawe tuziterera story noneho baranavukiye i Kigali akubwira terimeze ibintu byo mu cyaro gusa nanjye nzamubwiriza inyamirambo ugatanya akubwira intabire nambwira intabire nzamubwira ati mu masegonda make njye kuri Google mbwira ibyari useba nka wa mu minsi babajije intabire harya akayavuga ngo harya intabire urayizi intabire mu mara yimbwe ariko yavuze ko wa mu minsi yavuze ko yayiriye oya ntabwo intabire siraribwa intabire ni iki sana urabona ndidebe intabire ni iki ndidebe ndabyemera ariko naho ndidebe ko intabire ni iki icyahise cyo nuko byo cyane n'imirima byo ndabizi imirima ariko ntabwo ari kikuribwa rodati ariko uretse nkubaze nk'akantu nka kamwe koroshye ntabwo umuntu kandi wigeze ujya mu cyaro akubaza ku bintu by'amatungo oya ntabyanze iyo bari kuvuga ngo ntibavuga bavuga ibyo ngibyo mu kinyarwanda oya njye ntabwo niga ikinyarwanda aho niga ntabwo wiga ikinyarwanda mubaze iki mubaze nta kibazo numbaza amase ni iki amase ni amabyi y'inkamari imishogoro ni iki ni bya biboro mani by'ibishyimbo ubwo ni amababi y'ibishyimbo ya bikagenda ute bakabiteka babiteka gutyo se ntago cyangwa barabisekura icyo cyo nuko birangira biriwe bindi ntago nzi uko bigenda birangira biriwe ariko manetse nkumva ko n'abantu bavuna urambajije umushogo mbwiye ko ari amababi y'ibiki batetse urangije ngo barabisekura urumva namye ko babisekura gute ntago urabirya bisekuye se ntago bya mama yabintekera niyamemukira byanirarije nabyo kandi biriya bintu ni sawa yambwiye
yangaburiye amababi urabona ukuntu ameze neza ntago yigeze nawe ndabizi neza 300 kwijana mama ntago ibyo nabishya mu kanwa ke mama yigeze ubishya mu kanwa yabiriyeho ndabizi okay daddy wawe yabiriyeho papa sava papa ndabizi yabiriye byinshi ngo yangabugitaga uburiri bari ubuki bwabujumba buto cyane ubwitonje injumbure nazo yaziriye papa ariko mama ntago yaziriye corona ameze neza ameze neza daddy wa amafaranga menshi yo kugura inyama buri munsi kazi amina hariho ariko anyway akazi wabonye karishyura ange simbizi oya siro tumamagara daddy wa ikiganiro ubundi kankubaza none kiranazira kuvuga umushahara ubundi mbaza ko banyishyura kuri cyo cyangwa abantu banyatake mbaheho ntago bibaho hata ntago banyishyura ikindi kiganiro kizakurikira iki tuzaba turi kumwe na daddy wa mwicaranye kubera iki nimba nabishaka ahubwo reka nkubwira nasigaye nkora kuri televiziyo urawandemera urasaba iki abantu oya wandemera oya nge kandi wavuze ko uzabivuga yishyure none aha kandi wambwiye ko uzabivuga turayigurira kuri nani ndayigurira kuri internet ndayigurira kuri internet ntabwo kisha twajyana nzayigurira ubwo w'ikintu ugiye gusaba uruhushya ubwo namara kumbwira ibindi ubwo ntacyo noneho rero mbwira ukuntu ibyo byose ikintu ikiganiro ukora kiba ryari yahe masaha kugira ngo abantu 2 kugeza saa 4 kuwa kangahe kuwa gatatu ku cyumweru ubwo ni saa 2 za mu gitondo kugera saa 4 ikiganiro cy'abana ukeneye abana bafite impano yego sha ikiganiro cyo kibanda kuki kibanda ku mpano z'abana ya imibereho y'abana yego kunana kwiye gufatwa ya things like that abana nyine muri society tu kabye bakabafasha uburenganzira bw'abana umwana akwiriye cyambere byo nabyize mu wa gatandatu primaire twagiye Noso nabyo ni ngombwa abashuri mubizi twibutsa abantu umwana agomba gusohoka mama muri kubyumva oya ntago bigomba mama muri kubyumva umwana agomba gusohoka kwishimana n'inshuti ze kwiga kwambara ibyo ngibyo uheriyeho kwiga droit de quoi ako ni kuvuzwa nyine byose usabye nibabizi uburenganzira bw'abana ukaryama ahantu heza cyane ugataha mu nzu mama akagusekera none hari ibyo bintu byose hari abana batabibona abana bari ku muhanda barabanje batekereza ko iki papa gutwara mu modoka uri kujya ku ishuri ukababona Ndabasengera Imana izabane nabo cyane izabane nabo nta mafaranga ngiye amafaranga ngende njye kubagurira ariko watangiye gukwa I know right ariko ntabwo kuki kubivuga ariko bajya ngo abantu batangiye kumwamba amafaranga none se niba kubona kuri televiziyo ya papa wawe ako niko kabireye ubu yakiba byibuze ari nk'abe abantu bari kukubona urabona undi mwana akorera kwa se ntabwo byo ko batazanyisha ko bazajya guhemba school fees azajya guhemba school fees ikiganiro cyose azakireba urabona okay nk'abana twiga nawe ngiye gukorera umubyeyi aguhemba ariko uzi ko nzishyura school fees uzi ko uzatsega inde kwambara ahubwo wari ukwiye we kubanza gukora school fees yarengaho bakazaguha yarenze kuri school fees je niko mbibona je ayandi gukorera ni kofi yanjye papa kushyira droit kandi amafaranga yawe baramutse bayaguhaye wayamaze iki muzeyo amafaranga yampaye nyamaze iki n'undi barayamanuka ataranyishyura ibintu byose uracyafite bwa burenganzira bwa bw'umwana byose urabikorerwa n'ababyeyi ari amafaranga yo ku ruhande akurikira kuko ndabizi ko mu biganiro nageranye na Dadi yanambwiye ko niyo ushaka gusohoka ubwe aragutwara kana gusigira pocket money yo kuza kwishyura bill kuko yambwiye ko ngo niyo yaba ari umusore ugiye kugusohoka yagusohoka yaguha amafaranga yarambwiye ngo kandi yarambwiye ngo ari umu best friend wawe
umusore waguhaye appointment muburira hariya ni kuri Simba ni kuri Kamira ni aragutwara arahagusiga n'imodoka agusigira n'amafaranga avuga ati umusore muje guhura natishyura wiyishyuri wita umbwireze muri wenda ibyo ni byarabaye icyambere ndasohoka kandi iyo nsohotse haba ari abahungu n'abakobwa cyangwa ari n'abahungu ibyo ntabwo bibakaye ariko papa wanyuzwe na fuka arafuka aragufuhira bana urabizi ntabwo yacekinga muri telefone yawe se no cyaze bapange nubwo fana agacekinga muri telefone ariko na mami wawe ntajya yireba de ntabwo gusa barebyemo baba ni nkiye message wereka mama wawe barebyemo babazwa icyo munyina amagambo baraze ukuna batini twiganirira mwese murabirora Alright, bati none barumvije ako suko ikintu kibi cyo kirimo just oya chat z'urubyiruko abantu barazizi ibyo byose umubyeyi yarebye akajya abona wohereje message rimwe agatima baromye yahita yavuga ngo umwana wanjye yibagiwe indangagaciro z'umwana wa pasiteri bagira nta n'ishyari kabisa oya ariko birabe bisanzwe apana mvuze papa apana wowe ariko mvuze papa mama wari kujyona ukuntu ari nubwo ari umugozi w'Imana ariko ari rasta mu mutwe hari abantu twita ngo bari rasta mu mutwe boroshye ibintu arabyoroshya ndavuze ngo ni umwana wa keji arabyoroshya cyane ibyo ari byose arabizi kandi ni byiza ko n'ababyeyi bari kureba iki kiganiro Sandra nzi ko ari umukobwa n'uburyo uganira bigaragaza ko warezwe neza kandi ntabwo warezwe bagukanye kandi ibyo ari byose nibyo byari niko turi kuvuga ngo umubyeyi ashobora kukureka ukagenda kuko ushobora kubukanirwa hano uhora hano mu gipangu utemerewe gusohoka tujya dukunda kubibona ejo bundi bakabona umwana aratwite ngo yayikuye ko ahoramo hano ariko mu gihe umubyeyi yakuretse ukagenda ukisanzura ibyo byose nawe ushyiramo bwa bwenge Sandra usa nande ubona nsanani ndi kukubaza muze hari umuntu umenya ko asana ubona nsanani iyo urebye muri mirwaro ubona usa nande muri abantu bose barimo hano ubona nsanani usa wenyine ari hagati ya mama na dada usa nande bose kuri wawe nicyo ufiteho amaso kuri hose nsanga mama andi hose usa na mama wawe nenda gusanga nandi kundi ndizi umuntu sinisi cyangwa ni twini wawe niwe mwiza mama ni cyuki cyane nawe urabizi nze yasenze Imana imusubiriza rimwe yateye rimwe yica inyoni nyinshi mu misoro urabona ukuntu ureba ukavuga ati cyakoze muzehe gendo Imana yamuhaye neza kubera gusenga kandi ibyo byose akavuga ko Imana yamusubije ameze ate akennye ni ibintu byiza cyane byo kwishimira noneho ubwo asibyo kwa turi kuganira byose Sandra abantu babyumvise ko afite ikiganiro kwa gatandatu saa 2 saa 4 no ku cyumweru saa 2 saa 4 cy'abana kuri Yongwe TV ako ko yashize televiziyo byaragutunguye numvaga bizashoboka kuko batuvuga ko cya kintu cya confidence cyanyine undi ukuri rero nyine nayitangira kuyishiga nabonaga bisekeje irafunguka nyine dushima uri mu mashini zibonye nka wakoze ikintu nka kiriya mu mutima wumva umeze hazamo ubwirasi bwinshi hazamo kugira nzashaka nzashinga yanyumvira narinyuze ngo ujya ku ishuri uvugutaza abandi baramwegereye ndi umwana wo kwa Yongwe ubwo sibyo mukavuga ko kwa Yongwe ugasanga harimo abandi bo handi wo kwandeza usanga ari umwana wo kwa generali uhita ugenda gake ariko ako kantu ni kabo kiki ako kantu ko kugenderera televiziyo barakubeshye soko nabizo nose wenda sofenda
some of my friends know okay ubundi ahantu nize batangira ku ishuri ntabwo bazi mu mwana wawe ahantu nize bwaba cyane cyambe okay most of my friends ntabwo bazi ko ufite televiziyo nose kugira amarira iki Sandra ubwashize tuganira barambwiye ngo birazira njyewe nta nubwo naryiyumvagamo none ho ribaye televiziyo birabamaye nari ndi kubivuga rero kuvuga ndi kukaze ejo bundi izina ngiye ko nariziraga shawe none ntabwo nubwo ryari kubura ubuye izina Nyungwe y'umuntu yarivugaga numvaga ntari kurikunda none rigize ribyaye televiziyo nyine no kwihangana ariko ubu none wararikunze ibaza none ugiye kujya uvuga ngo Yongwe TV alo wanda bivuga turabivuga shawe bati niyo di televiziyo si papa nyine ni televiziyo ariko ujye uvuga ko papa ariko ubundi ntabwo sitwa Joseph se ntabihuriye rira ntago ari izina riri mu bitabo Sandra reka ngushimire ubu none Sandra bimeze bite uri muri vacances imyitwarire yo muri vacances imeze ite uri kubasha gusubira mu masomo cyangwa gusinzira kubyuka bino gakwasikaje y'umunsi ndekurikiza ntabwo ujya guhura n'abashuti bawe kuva ino vaki yatangira sanga ntacyo akora na bebe nawe singiye abahungu barangwa appointment aze kujya kwerekeza ku bahungu cyane uko nzi ko ari rwo rugamba ruhari kandi nawe urabizi wanabimbwiye urabona urumva niba ari nabyo uko oya ibintu byose bari gushaka kumena amabanga abahungu bica appointment reka impamvu tuba turi kubivuga bari kugira ngo tugire n'abandi inama bari kureba iki kiganiro none se reka mubaze nk'ubu ubimbaje ugasanga ndazifite n'ejo nayivuye mu rugero ngo hari sibyo ubundi ubwo nabagiriye inama ushobora kubagira inama ariko none wowe ushatse kuvuga ko ntagira kuko n'ubundi none undi mwana yabwiye ati gwino gusohokanira kugurira uwo yamubwiye ngo kugurira urabyanze usubyangiye iki wumva wajyayo akubwiye ngo no mu rugo uze mu rugo hari abantu babwira abandi babasura ukagira ngo none se njye nibaza kunsura hari amaparike hari ibiki ushobora tumubaza ngo uriye nyamaswa muri parike umenye mbuke Rwanda urakoze cyane iki kiganiro cyari gikwiye gusozwa no gushimira abantu bakirebye ariko ukanasengera amen haleluya ubushize dukora ikiganiro nabwiye mutsenga natangiye nasenze umunsi natangiye nasenze reka dushime Imana ko tugisoje Imana turagushimye amen haleluya kwa dushime Imana iki dushime Imana iki se ako menya ushaka kuzumva Sandra nasi iyo tugiye gusenga ndamutse nkasengera hano iminota mike n'isaha yahita itwara 60 ndasenga cyane dushyiramo na twa tuntu se kwa idigiri n'indi cyangwa ntabwo dushyiramo so biriya kari impano ngira nta mpano ugira ese nta mpano n'imwe ugira n'imwe nta nubwo ujya urota ngurota umuntu ibintu bimubeho wenda dutangira tuvuga ati umukobwa wa Apotre nawe hari ibisigisigi by'uko azaba maze ikiganiro tugira titre umukobwa yawe nawe arahanura period happy nayo ni baguha amaturo nusa abantu banatura ariko nahita nayo wasabye bambwiye Imana ufite tugaturisha Sandra urakoze cyane reka ngushimire ku bw'umwanya duhaye abwo abantu bakomeze abanyeshuri bari mu biruhuko bagenzi bawe abandi bana muri kigero kimwe urababwira iki message imyitwarire ibyo byose hari uburyo bagomba kwitwara kugira ngo bazasubire ku ishuri ibintu bimeze neza cyane habe mu myigire habe no mu behaviors child for the behaviors bakora icyo ari cyo icyo nyine kiri mu nzira zabo bagiciye ku umutima bitacira mu Rwanda icyo bakora no about school nantuye n'amezi 3 so bagerageza ubu ngubu nawe bashaka bari kuri but okay let them enjoy for now
mu kwa munani nabyo bafite ikayi kuko cyane n'ishuri byibutse no kwibutsa ikizi bitegure kumenya ko umwaka mushyashya uza kwinjiramo harya waruri mu kangahe barakoze ugiye senior 6 wabaye promoted. Congratulations. Thank you so much. Urakoze cyane, reka nshimira abantu bose bahari ikiganiro. Ubwo ni Sandra kwa turi kuganira umukobwa Apotre YONGWE ndetse nande Kakarisa na Bibiane